Nibona kwikunda ikibazo n'iki hano ariko ndabona abaturage bose muziranye urano tutabatuberanye na nyine ntabwo twatuberanye ngiye nawe niko nge nitwa Souvenir cyangwa se Smart Boy basi we bakwitana wana mbere ngombwirize na basi sitwibereye inshuti ngombwirize irahera Sister nakuvugisha gato mukuru muranyibuka wabwe gukora gatase umunota n'amasegonda ntabwo nyibuka Christian nagusiga guhura nkakubwira ngo nitwa Christian ni wowe bakwitana ni wowe twarahuye ngo nuko ari ku mugoroba ariko n'undi mukobwa kwa gatatu ngo mano mwawe nangire nyicishemo turebe mano mero nyicishemo turebe katari wowe numero yanjye 078 ntabwo ari wowe kuko undi we atazaho izina akumurasa nese umbase misebye twatwigana sari ikibazo twatwigana nta kibazo urakoze twende abantu bose no kubatesha umutwe si wowe mama Sabina ntabwo twize gurara mu mujyi ukanira amayinite wagize ikibazo rwasa nari mwibeshyeho ako murasa wari wagiye muri uyu muntu ari kwa muganga rwari ubukira twende sister mwiriwe maze nitwa Smart Boy yose hano hafi gucya cyangwa hano ruguru hano buri kujya mu rugo kuko nashaka nomero kawe sari ikibazo nari kankiremo hano 07 akire yandika nari kuri mwiza turaza kuganira ibindi iri kuri WhatsApp murakoze ko murabizi gahunda nomero zo bagiye bazima ariko umwanya ntabwo nabura umwanya kuzabahamagara mbabaza iki abantu birubavu yewe murabizi ko ndi umupapa yenda uwo mupapa cyane mama mwiriwe neza ibintu bicyo hishemo hano ko mbonye ugahishe ibintu mama nibicyo hishe mwaho mama harimo ibintu hishe uvuye guhaha ugatwara ibintu mo hano mama baze twumve reka Niri na Fani TV ahantu hose muba mutubona umunsi ku munsi mujye mukande subscribe mujye no kuri N1 TV naho mukande subscribe ndetse no kuri Panta Empire naho mukande subscribe uyu munsi rero nanone twibere mu mihanda ya Rubavu twahagarutse cyane ngiye hari content nshaka gutangira ndashaka ako ni y'ubusazi ntago ari y'ubusazi mwana yerashaka kureba se abakobwa bazajya cyangwa abadamu bazajya babyakira gute nyirashaka kuzangenda nkahora n'umukobwa cyangwa n'umudamu nkamutereta nkamutereta pe nkumva ukuntu nsobeza hera kuri abo bari abakobwa hano hose barahari nkamutereta nkamubwira ati ngiye naragukunze ngiye byataye ndakwemera nkundi nkumva ukuntu nsubiza hanyuma namwe muraza kumbwira uko nimba nayikubira cyangwa nayihagaze turabidetingira uri gukubita urushyi hano umuntu tuba tugomba gukora akazi neza tukabanezeza tukabashimisha cyane ibintu bikagenda bombastic so twagiye rero kujya mura n'umukobwa cyangwa umudamu nkamubwira ati se bimeze bite aho ndagerageza mwitaze mwitaze kugira atamenya nanjye nzambagira n'agakamikoro nzanye ngafata gutya ubuse kugira atamenya ibyo ari byo ninjya kure sound niri buvehora nagiva
ari ngiye guhera kuri kumwe n'urusore kumwe n'urusore sha abakobwa barihe ramuke njye uriya ni umudamu uriya we yagira ngo nasaze urashaka kujya bati yasaze bamere kuri uri utwaye imodoka sha araje hano inyuma namubonye nshaka wowe ugiye kure ntari ubwo bantera indobo muraba mubireba njye kandi niyagukira umuhanda ntari wowe ko turi amashusho gusa bantera indobo muraba mubibona babyemera nabyo bite umuntu yakwibaza hari ahantu bita ngo ku musigiti ku majengo nyine ni mu mujyi imbere gato uri gutera intambwe cyane turaganira kubera iki hari ukuntu uba wiboneye umuntu ukaba watibanda ukabona inshuti video uyibonye reka kandi kugira wiganiriza bisanzwe genda kubonye mbona ndakwibwira ndavuga ati ndavuga ati umukobwa mikoro barazibonye nari nakubwiye wamugira inshuti kwibera inshuti wambonye inshuti Rubavu niyo mpamvu ikibazo ni uko ubona ko hariho mikoro ndetse hariho mikoro kuko ntabwo twaganira nubwo wenda itaka nuko umuntu aba avuye mu kazi bisanzwe wowe ntabwo bikunda nta kibazo n'ubundi uriya we nitunaba ari kwifatira bisanzwe igihe twebwe twiganiye ntari umukobwa agenda neza ndetse kuyikora wese nikora nayo yakeba yakwishyura neza kuri icyatsi nuko nyine uriya waba ari kugenda yifirimira utuntu aba agenda agira ndetse urabona wari kugufata ikibi ni uko yaba ari kugufata we n'utuntu aba yibereyemo gusa cyangwa kano nkabika se byibura kugira ngo ubone ko nta kibazo cyangwa nkakwereka ukantwaza nyine ukantwaza basi none se mu rugo rwa seni ntabwo bikunda yego ariko nanjye nakubwiye ko uriya we ntaho bihuriye nawe nibyo ushaka kandi ngende kwiterekera ntakwikundiye ni ukuri urabipinze ngo basi bakwitane ntabwo ari mu kazi ubu kugukunda n'akazi bihuriye ushobora kutahita umukunda byo kumukunda ariko just ukamwishimira rero nanjye ikibayeho ni uko nimubonye ndakwishimira watereka mbe nakuganiriza nimba nimba twaba inshuti muri Rubavu nkaba nungutse inshuti nshyashya njyewe mu rugo ni Kigali hari ikibazo se twibereye inshuti ubwa mbere wabona n'umusore yitaba inshuti kandi ukabona arakwishimiye ugahita mu inshuti kandi bisiyasi kuki utabyizera ariko ugiye kubabaza n'umuntu wawe iyo ugiye gucyo icyizere cyagabanutse kuko ibyo utari kunyizera yego maze umanuka umanutse umureba aho ndamusubiza ngiye kumuvugisha ati nimba wihuta cyane nimba ko guhamagara ibiganiro ku mugore unyibira
gati ni wowe cyane cyane niba nakwikunda ikibazo ni iki hano ariko ndabona abaturage bose muziranye urabona tutaba tuberanye nyine ntabwo twaba tuberanye njye nawe niko njye nitwa Souvenir cyangwa se Smart Boy basi we bakwitana ngombwirize izina basi twibereye inshuti si ngombwira izina ntabwo n'izina uyisonga kuri mwe kandi tuba turi kwiganira tumeze neza ntabwo twongeye kuganira sure okay ayima gukora kuganira nta kintu biba bitwaye uretse ko nkukunze nkagukundira kuri kamera se yego niko uretse ko nkukunze nkagukundira kuri kamera okay basi reka ngushimire ku mwanya wawe sibyo wakoze basi kwihangana sibyo mwiriwe amakuru nakubaza gato bakwitande ni ahantu twahuye urabona ari ubwa mbere umbonye urabeshya navuye guhurira hariya ahantu bita kuri buhuro niba ari kuri buhuro birashoboka kuko nyine nakubonye bisa nk'ibihe wambaye nomero idacamo mba nyine nkubaza kuki wambaye nomero idacamo warayimaye ndetse ntabwo ubyibuka none nomero wamaye yanze gucamo hariya ruguru reba hariya n'akarompo niho twahuriye mu akanimero icyo gihe nk'ubwabo nawe ukunze ubu none ni nakubuze ahubwo ngize amahirwe ahubwo ko nakwikundiye none si ubwo ushaka ko twigira mu rukundo tugakundana wabyemera nyine wabyemera ko dukundana ko nagukunze ubwo tuzongera dukundane twongera guhura ariko urabona ko noneho urabona basi naba nkubereye shuwa twigendere bakunzi bacu rero ntabwo biba byoroshye bari kugenda niteretera abantu ngo uri kuri fone wenda muhera Sister nakuvugisha gato amakuru uranyibuka wabwe gukora gatase n'amasegonda ntabwo unyibuka Christian nagusiga guhura nkakubwira ngo nitwa Christian ni wowe bakwitanye ni wowe twarahuye ahubwo nuko ari ku mugoroba ariko n'undi mukobwa kuwa gatatu manomero yawe nangire nyicishemo turebe manomero nyicishemo turebe ko atari wowe nimero yanjye 078 ntabwo ari wowe kuko undi we atazaho izina akumurasa nese umva se imisebiro twari twigana se ari ikibazo twari twiganira nta kibazo urakoze twende abantu bose no kubatesha umutwe wari nyisebiro tujye tuvugana iki nifitiye umudamu tuvugana iki ko nifitiye umudamu wanjye aha daba ova akakusi no umwana bite amakuru nawe bakwitande Queen ko nkwikundiye se uyu ni musaza wawe umushiki wawe ko mukunze urabyemera twikundanire wowe bitwemerere suzi ko umuhungu ari we utanga mushiki we se wowe nubyemera ubwo nawe arahita abyemera wowe urabyemeye wowe nta kibazo barakumaye rero arabyemeye ubwo baye sheri wanjye urabyemeye kuba sheri wanjye cyangwa urabyanze
urabyemeye urankatiye uneye indobo kubera icyo neye indobo urabona tutaberanye nakundi ufite undi musheri akira muzadutumira mu bukwe twagiye twende bakunzi b'Agatako TV rero ndetse nabo tuba turi kumwe kuri Souvenir na Fanny TV ntabwo biba byoroshye ncokoza ababyeyi baba mama ariko n'ubusana nikondera mama cyane mwiriwe naho neza si wowe mama Sabrina ntabwo twize guhura mu mujyi ukanira amayinite wagize ikibazo wasa nari mwibeshyeho ako murasa wari wagiye muri uyu muntu ari kwa muganga bwari ubukira twende sister mwiriwe maze nitwa Smartphone yose hano hafi gucya cyangwa hano ruguru hano buri kujya mu rugo kuko nashaka nomero kawe sari ikibazo ntari kankiremo hano 07 akire yandika ntari kuri mwiza se turaza kuganira ibindi iri kuri WhatsApp murakoze ko murabizi gahunda nomero zo bagiye bazima ariko umwanya ntabwo nabura umwanya kuzabahamagara mbabaza iki abantu b'irubavu yewe murabizi ko ndi umupapa yenda uwo mupapa cyane mama mwiriwe neza ibindi bicyo hishemo hano ko mbonye ugahisha ibintu mama nibicyo hishe mwaho mama harimo ibintu hishe uvuye guhaha ugatwara ibintu mo hano mama twumve reka twumve uri umwisilamu ndabikunda nkunda abisilamu ese umuntu ubusanzwe nsengera muri Katolika kuza mu bisilamu bisaba iki ni ukuza n'ubushake bwawe gutohesha shahada niba ari gutohesha shahada ni ibiki wemera ko ubaye Imana ni imwe na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni inuma y'Imana. Okay. Mama ufite umukobwa atungana ngo uzamumbe? Oya na mugoma afite. Bahungu gusa. Na apu ni bahungu gusa wapi? Mwiriwe. Nakuvugisha gato. Hari kibazo. Amakuru se. Rana rugambira mbonye. Oya. Sure. Ntabwo twize guhura twize guhura ariko n'undi mukobwa mugiye gufata moto noneho umumotari muraserera asera n'umukobwa muri kumwe mpita mbabwira ati mureke guserera mpita nk'akanumira wamena neza udacamo nuko oya ntabwo wari ni oke neza pasamena nikundi ntabwo ni use ko ntakuzi nyine tukabona twanamenya njye nakwikora ari ikibazo tumenya nitwe ntabwo byavamo ntabwo wanyemera oya ntabwo wanyemera ntabwo ni iyihe ntabwo njya nkunda gutanga nimero zanjye twajya tunandikana kuri WhatsApp 079 ishyiremo hano nawe yandikire 079 882 82 35 amazina ni Clement urakoze okay abakobwa nabazengurutse ariko akobwa amahirwe nta muntu urambwira nabi umenya wenda agasura kanjye gaturuzamo gake nta muntu urambwira nabi cyane ariko nyine ngomba kugerageza ubundi nari mfite ubwoba ko bari bunkumbiti ariko nta n'umwe uransubiza nabi uretse wa undi wanditswe natangiriyeho we twamaranye n'umwanya ariko aranarakara ariko mwabonye ko nanone nta mutima mubi kaniye reka nsoreze kuri uyu bagiye tureze kuri uyu sha
muri Rubavu bayita Rubavu papa. Sita bite nakuvugisha souvenir nege nyine just nimamba ndiko bigusora uburenganzira nimba twamenyana just uko numva nayo warunciyeho ndakati mbe nakuvugisha nimba nacyo bitwaye twamenyana kubera ko nabonaga atari ubwa mbere nkubonye nizo ukubona ari mu mujyi ahantu bacuruza imyenda y'abamama ko mbona ari wowe none se uko nakwikundiye urakoze ko wabaye seriyeze cyane nyine wagize umeze nk'umuntu ufite amahane menshi nyine ubu usanga umenya ugira amahane nyine uritonze ariko witonda cyane ku rwego nyine ushobora kuba ugira amahane kuko buriya abantu bitonda nyine bacecetse cyane batuje ubu usanga nyine barakara nabi subize nawe nese basi wamanumira yatwe tuvugana niba ntaribi usiga nk'umuntu nyine wagukunze wifuza ko twakora tukajya tuganira hari icyo bitwaye cyangwa urubatse reba uteretse umugore w'abandi kandi ubu ngubu mu Caritas wasanga abakobwa bose yaganirije nta n'umwe yatsemo nimero kuri icyo gitekerezo ubanza kumwishimira ariko hacaho igihe ugashirwa umukunzi niyo mpamvu uramufite aho ngaho ndumva nirashe cyangwa murakoze twende Rubavu iyi bayita Rubavu papa nangiye gutera agapapu ngiye gutera agapapu none mbonye wese bagenda sha ariko ntari uyu ngo ari kumwe na mama we ndavuga bose amaye abakora mbonye ngiye gusorezaho ariko aransumba ko kubona imiti nsoza nakubaza mwiriwe amakuru njye nitwa Souvenir urabona ari ubwa mbere umbonye shuwa aya urabeshya tugeze guhura hariya mu mujyi hano bacuruza imyenda hariya urenze ku musigiti kugera ku isoko ntabwo uri kunyibuka ahantu hari akaduka k'imyenda niho twahuriye nyine umuhanda nk'uko njyewe ariho nsohotse wowe uri kuzamuka n'ubundi nk'uko shuwa wowe bakwita ndetse Keti cya Teddy Teddy ufite akazina keza basi twamenyana ariko urumva tumenyanya aka kanya ariko ndawamana nimero tukagenda navuga nawe ndaguhamagara ngo akomeze icyo gato urumva ntabwo nzi niyo mpamvu tugiye kumenyana hari icyo bigutwaye se nuko mubonye nkagira ngo ni wa wundi twahuye nubwo mbwiye ko atari wowe ubwo murasari wambabariye ibyo nakwikundiye wambabariye sibyo bakunze bacu rero iyi bayita Rubavu papa kamerama ngwino tugende ngwino dusoze umwanya ukuntu byagenze rero byari sawa cyane byari ibirori muri ya gahunda kugenda dushotora abakobwa tukabateta tukareba ese baduha urukundo ese batwemerera harimo abagiye batuvumbura ariko harimo abagiye batuvumbura ariko harimo n'abatabimenye hari bagiye bamama nomero mwayibonye harimo abagiye bambwira ngo bazazibone twongera guhura nyine buri muntu wese bafite ibitekerezo bitandukanye ariko abonye ko Rubavu kabisa abakobwa bo biba ari vuba kameramani agarika
kadero tuzongera tubonane mu biganiro bitaha. Turabemera cyane, turabakunda. Nita Smart Boy yandi gusezera abantu bamwe na bamwe bajya bazima, bamwe amutunomera, abandi turaganira, abandi na nimero kandi baguhaye bazimaye nyinshi, ahubwo ntabwo nazisevinze. Ese nazima zikingiye ko nubatse ngende wowe kariya wahagaritse no wanyuma no wanyuma kakandi kamwe kari kuri phone kamwe kari kuri phone wakase nimero ntabwo mbisevinga nese nazisevinga nize kuzimanye nese kandi na sevinze nabyandika nakoresha kano gatoya nkahita nsi nkongera nkandika izindi dore nk'izi mfite hano nimba ari izande izo ndi urumva reba nk'ubu mbikura nkongera nkatanga gusa nyine bamwe bajya bamutonomera, abandi bakabakinisha kandi barategereza ko bahamagara barategereza bagati twabonye agatipe barimo bavuga ati tugombe nyine kabisa mwipeve harimo none indobo ariko mbonye ari gufotora bene bino bintu kumira umuyobozi akora muri ibi bintu bya electrogaze aragututse ariko oya nta muntu wanutse, ahubwo uriya nyine uriya mama niba ari n'umama ahise ambwira ngo arubatse ambwira ngo arubatse ariko arakara kanendo kamwe ati ntibyavamo ngiye mfite sheri ntabwo ukaboneka kari kumwe na musaza wako kare kariya karamubwira ati ntabwo nakwemera kandi musaza we yaramumaye, musaza we warambwiye ati nshangiyeho ndamuguhaye arangije nyine yarazi kiri cyane ko yari kumwe na musaza we sha buriya yamutinye. Reka dusoreza aha niba babikunze baratubwira, ubundi tuzongera dukomeze tugende tukomeza kano ga content. Nimubona ari keza mumbwire tuzagakomeze, nimubona wapi mumbwire nabyo mbireke, yemba nshaka gukora ibintu bijyanye imeze fresh cyane. Uzakareka bakagukubitiye.